Shalom, tuguhaye karibu kuri Senga Ubohoke, kandi tuguhaye ikaze imbere y'Imana ihoraho isumba byose, Imana y'umwuka ibera hose icyarimwe, umuremyi w'ijuru n'isi, Imana ishobora ibidashobokera abantu. Iyakuremye ikaguteranya, igateranya ingingo zawe, ikazihuza zikabyara uwo mubiri wambaye, ikaguha ibara ufite n'isura ufite kano kanya, yarangiza kuguha iyo shusho ufite, iyo sura ufite, ikamanura umwuka w'ubugingo wayiturutseho, ari wowe nyirizina nyakuri, ikagushyira muri uyu mubiri. Tuguhaye ikaze imbere yayo kuko tugarutse mu mwanya w'isengesho. Noneho isengesho tuje gusenga ni isengesho ryo kurema ibitari biriho bikabaho. Ese koko birashoboka ko mu isengesho ibitari biriho bishobora kubaho? Igisubizo ni yego, kuko Imana iyi dusenga ngo uhaye ikaze imbere yayo ni Imana ivuga bikaba. Iyi si turiho kugira ngo igaragare byaciye mu irema ryakoreshejwe umunwa w'Imana. Umunwa w'Imana waravugaga ngo habeho, ikivuze kikabaho. Ariko ikivuze kitariho, ariko kuko mu buhangange bwayo no mu bubasha bwayo, cya kindi ivuze kigahita kiba. Iravuze ngo umucyo ubeho, ubaho; umwijima ubeho, ubaho. Iravuga ngo amazi yo hejuru n'ari mu isi yigabanye haboneka isanzure, ibivuze biraba. Ibyo ntibyari biriho ariko yarabivuze biraba. Irongera iravuga ngo amazi asigaye hasi ku isi yiyegeranye ajya uruhande rumwe, hagaragara ubutaka bwahumutse, ibivuze biraba. Ubutaka bwahumutse, ahumutse hita ubutaka, ahari amazi hita inyanja. Irongera iravuga ngo buri ubutaka bwose bumeze ibiti n'uduti twera imbuto n'ibimera byose. Ibivuze gutyo birashibuka biva mu butaka. Urumva rero ni Imana ivuga bikaba, ikabeshaho ibiriho ariko ibikuye mu bitariho. Imana ibeshaho ibiriho bivuye mu bitariho. Imana ibeshaho ibiboneka bivuye mu bitaboneka. So isengesho rirema rero ni isengesho we wizera mu mutima wawe, ukarekura amagambo runaka y'ubutsinzi, ukarema ukatura. Kuko impamvu ijambo riravuga ngo umuntu ni iki kumwitaho. Reka dusome Zaburi 8. Turaza kubihuza n'isengesho tugiye gusenga ryo kurema ibitariho, kuko mu cyigisho mu isengesho riheruka ryari isengesho risenya iby'umwanzi yubatse, rikarandura n'iby'umwanzi yakoze. Niba warizere muri iri sengesho, hari ibintu byarandutse, hari n'ibintu byasenyutse. Noneho iri sengesho ryizereremo, hari ibintu biri buze kuba ku buzima bwawe bitari biriho. Wumve hano Zaburi igice 8 kuva ku murongo wa 5. Hatangira havuga ngo umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? Wenze kumugira nk'Imana aburaho hato, umwambika ubwiza n'icyubahiro n'ikamba. Wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Wumvise iby'iri jambo ritangiye ribaza ngo umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? Kumbe Imana
ibasha kugenderera umwana w'umuntu. N'uyu munsi irakugendereye. Wowe uje kuri senga ubohoka, Imana irakugendereye. Umuntu ni iki ko umwibuka, cyangwa umwana w'umuntu ko umugenderera? Uwiteka kugenderere uyu munsi mu izina rya Yesu. Agenderera ubuzima bwawe, agenderera imibereho yawe, agenderera urugo rwawe, agenderera business yawe, agenderera umurimo ukora, agenderera amagara yawe, agenderera umuryango wawe mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu ni iki kumugenderera? Ngo wenze kumugiraho nk'Imana haburaho hato. Urumva ko Imana ikurema yenze kukugira nkayo, ariko haburaho gato. Ariko yenze kukugira nkayo. Uri mu ishusho y'Imana. Turema umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Itangiriro 1:27. Turema umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Uri mu ishusho y'Imana, waremwe n'Imana, wenda kumera nkayo. Uburyo wenda kumera nkayo rero yaguhaye kuvuga kuko nayivuga. Noneho mu kuvuga kwayo iravuga bikaba. Muri wowe rero ufitemo agapande k'ubumana kabasha kuvuga ibyo uvuze bikakubaho. Reka mbisubiremo. Muri wowe ufitemo agapande k'ubumana kabasha kuvuga, kakavuga ibitariho, bya bindi bitari biriho bikaba byakubaho. Niyo mpamvu mvuze ngo tugiye gusenga isengesho ryo kurema. Nuko muri wowe harimo ububasha bwo kurema. Mu kanwa kawe harimo ububasha bwo kurema. Ku rurimi rwawe hari ububasha bwo kurema. Mu ijambo Bibiliya ivuga yuko ngo ururimi rurica kandi rugakiza. Ni ukuvuga ngo rero aho ku rurimi rwawe cyangwa se aho ako kanwa kawe, wibuke ko Imana irema nta kanwa yakoreshaga. Imaze kurema ibyo yaremaga bitari biriho, ibiremesheje ijambo rivuye mu kanwa kayo. Iravuga ngo reka tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Uremwa mu ishusho y'Imana ufite akanwa ugomba gukoresha ukarema ibitariho bikabaho. Akanwa ugomba gukoresha kakaba printer. Ako kanwa, urwo rurimi rwawe ni printer igomba guprintinga bya bindi biri mu bitekerezo byawe, bikava mu bitekerezo byawe, bikava mu mutima wawe, wabivuga bikabaho ubuzima bwawe. Wakwatura ikibi kikaba aricyo kikuzaho, wakwatura icyiza kikaza. Impamvu rero navuze tugiye gusenga isengesho ryo kurema. Isengesho ryo kurema rero ntabwo ari isengesho ryo kwinginga, ni isengesho rica mu kwizera. Ni isengesho rica hehe? Mu kwizera. Kuko Imana nayirema yaremaga yizeye, yaravugaga kivuze kikaba. Ibuka no kurema irema n'umuntu. Imaze kurema umugabo n'umugore, yabaremye mu ishusho yayo ngo niko basaga. Ibaha umugisha, irongera iravuga ngo mubyare, mwororoke, mugwire, mwuzure isi. Uyire ku kanya mu mubiri w'umuntu hahise hinjiramo systeme yo kubyara. Kuva icyo gihe ntabwo yongeye kurema, ahubwo rya jambo yavuze niryo rikora n'aka kanya. Ni wa mugisha yatanze, ariyo magambo yavuye mu kanwa kayo iyatura kwa wa mugabo n'umugore. Irema umugabo n'umugore, abantu babiri bavaho amoko n'indimi zose zo mu isi nk'uko uzibona uyu munsi. Umuntu umwe yaramuremye, imukomoraho umushinwa, imukomoraho umwarabu, imukomoraho umwirabura, imukomoraho umuhinde, imukomoraho abantu b'amoko yose n'indimi zose zo mu isi n'amabara atandukanye nk'uko kano kanya abantu bari cyangwa se turi. Ikoresheje ikitwa ururimi n'akanwa, ikavuga ibitari biriho bikabaho, ikavuga ibitaboneka bikaboneka. Iyo niyo Mana dusenga. Karibu rero imbere yayo tugiye guhisenga. Noneho iri ni isengesho risaba rero kugira ngo uwizera aba ari urisenga, aba ari nawe uryumva. Utizera ntacyo rikumarira, utizera ntacyo rikugezaho, kuko
yuko iyi Mana tuvuga ni Imana ihura n'abantu mu kwizera, isubiriza mu kwizera. Umuntu utizera nta juru azabona, umuntu utizera ntiyababarirwa ibyaha, umuntu utizera ntiyakira indwara, umuntu utizera nta mpinduka yabona, nta gisubizo icyo ari cyo cyose yabona kivuye ku Mana. Ni ukuvuga ngo kondisiyo ya mbere, itegeko rya mbere rihatse ayandi mategeko yose ku muntu wifuza kubona Imana mu buryo bw'ibikorwa, ku muntu wifuza guhura n'Imana rurema yamuhanze, ikamuteranyiriza mu nda ya nyina, ikagenda irema ingingo, za ngingo ikagenda iziteranya izihuza zikabyara uwo mubiri. Umubiri wuzuye ni ingingo Imana yagiye iteranyira zihuza, zimaze kuzihuza noneho wa mubiri witwa umubiri. Ariko muri uwo mubiri ihamanura ubumana buto, ihamanura akamana gato kitwa umwuka w'ubugingo igashyira mu mubiri. Uri umwuka w'ubugingo wowe, ariko w'akamana gato. None uwo mwuka w'ubugingo witwa wowe uri muri uwo mubiri ufite ubushobozi bwo kurema ukoresheje ako kanwa k'uwo mubiri wawe. Ufite ubushobozi bwo kwatura, wakwatura ikintu kibi kikakugarukira kikakubaho, wakwatura ikintu cyiza, icyo cyiza nacyo ukakibona. Ni watura ngo uri umukene, ubwo bukene uzabubona buzakugumaho. Ni watura ko uri umukire, ubukire urabubona. Ni watura ko ukiza indwara, ntiwature ko ari yawe, n'ubundi urayikira. Ni watura ko ubaye muzima, uraba muzima. Ni watura ko ibintu bigomba gukunda, ibyo uri gucamo ari mapito, yani ni nayo yapitia ni mapito. Ukavuga ngo ibyo ndi gucamo ni ibintu bitambuka, birashira, biraza gushira. Ariko nuza kwatura ko bitazashira, ntibizagushiraho, uzabigumana. Ako kanwa kawe rero gafite uruhare, n'ururimi rwawe rufite uruhare rw'ibikubaho. Nurukoresha nabi, urabaho mu buryo bunyuranye n'umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Urabaho mu buryo bunyuranye n'ibyo Imana yateguye ku buzima bwawe. Akanwa kawe ubwawe wagakoresha nabi wisenya, wagakoresha nabi usenya ubuzima bwawe n'ahazaza hawe, wagakoresha neza wubaka ubuzima bwawe n'ubw'igihe kizaza mu buryo bwo kurema. Niyo wavuga wivugira, buriya niyo uvuze wivugira gusa, ukavuga ngo ibintu, ukaba wavuga ngo ibintu bikumereye nabi, ujye umenya ngo bya bindi byari bikumereye nabi ubitije umurinde, uteye kashe, usinye kuri bya bindi byari bimeze nabi. Ubwo nyine urabishimangiye bizakomeza kuba nabi, kuko wowe ubwawe wabiremye. Uyu munsi turabiresenya mu izina rya Yesu. Rero turarema ibizima mu mbaraga z'umwuka wera. Hari abantu bajya bitongera ubwabo, bakiroga ubwawe. Buriya uyaturaho ibibi, ujye umenya ngo uri muri roga, uri muri tongera. Noneho rero sasa ntuzarenganye n'abandi uzatongerwa, uvugwe nabi ku musozi, noneho nawe ugaruke wivugeho nabi. Amaherezo urumva azaba yahe? Garukiraho wowe usenga, garukiraho wowe waje kuri senga ubohoke. Niyo mpamvu yiyica n'Imana yizanye, ni ukugira ngo ikubohorere biciye mu isengesho, ikugukize biciye mu ijambo ryayo. Karibu rero mu kanya tugiye gusenga. Mbere yuko rero dukomeza, wumvise ko ijambo ryavuze ngo wamwambitse ubwiza n'icyubahiro. Imana yaguhaye ubwiza n'icyubahiro. Iyo tuvuga ubwiza, ndi kuvuga ubwiza Imana yaguhaye, utabwitiranya n'ubwiza bw'umubiri ubora, urwo ruhu rubora rukwikunjakunja. Utabwitiranya n'ubwiza bw'umubiri ubora ukanuka. Uhereye igihe wapfiriye, wa wundi wabonaga ko ari mwiza, niyo yaba ari nyoko cyangwa ari so, baguhaye ikizami ngo ubane nawe mu nzu, umubiri yamaze kuvamo yapfuye, ubane n'umupfu mu nzu iminsi 2, ntiwabishobora. Agipfa kwanza utangira guhuruza kugira ngo baze bagutabara uwo mubiri ukuvire muri urwo rugo, ugende utabe nyine ujyane aho ugomba kuba. Niba ari rusororo, niba ari mwirimbi ryahe, mbega ujye kuwutaba mu butaka,
kuko kuwutinza uwo mubiri w'uwo muntu, kuwutinza aho ngaho ukamara iminsi 2-3 utangira kunuka, ntabwo wakira umunuko w'uwo mubiri. Ntabwo rero ndi kuvuga ko ubwiza twahawe ari ubw'uyu mubiri nk'uko bamwe mubyibwira. Iri jambo rivuze ngo wamuhaye ubwiza, wamwambitse ubwiza, n'icyo ntabwo ari ubwiza bugaragara, ni ubwiza mu mwuka, ni ubwiza bwa roho, ni ubwiza bw'umutima, ni ubwiza bw'imitekerereze, ni ubwiza bw'imyumvire, ni ubwiza bw'ubwenge buboneye, ubwenge buzima. Ubwenge buba mu byiciro bitandukanye. Hari ubwenge bw'abadayimoni, aho umuntu ushobora kumugenzura, wabona ibyo akora n'ibyo avuga byose ukahita ubona ko ibimuvugiramo ari ubwenge bw'abadayimoni. Hari n'undi ushobora kubona, wamugenzura ukabona ko ubwenge bw'Imana ari bwo bumuha kuvuga ibyo avuga, kuko ubwenge bw'Imana bwo buraboneye. Rero mvuye aho ngaho ndacyakwereka muri iri jambo ngo wamuhaye ubwiza n'icyubahiro n'ikamba. Ni umuntu w'imbere, wowe wahawe ubwiza n'icyubahiro kuko waremwe mu ishusho y'Imana, urema usa nayo. Muri wowe imenye wihishurirwe ko ufite ubwo bwiza. Satani niwe waje kukwanduza, akugira mubi, ariko mu mwuka Imana ikurema wari mwiza. Satani niwe wakwanduje, aguteramo imico mibi, aguteramo ingeso mbi, aguteramo amahane, aguteramo urwango, aguteramo ishyari, aguteramo umujinya, aguteramo uburakari, aguteramo irari ry'ubusambanyi, aguteramo irari ry'amaso, aguteramo ibyo byose bya bindi wibona. Ariko ugarutse imbere y'Imana, amaraso ya Yesu araza akaguhanaguraho ibyo byose, ukongera ukaba mwiza. Amaraso Yesu Kristo arakuhagira. Iyo waje muri Yesu Kristo ukagaruka imbere y'Imana, ugaca bugufi imbere y'Umwami Imana, ukayisaba imbabazi z'ibyaha byawe, ukemvita cyangwa se ugahamagara ya maraso Yesu Kristo, yongera kukweza pe, ukagarukana bwa bwiza Imana yakuremanye, ukagarukana umutima mwiza wakira ijambo ry'Imana, ukagarukana umutima mwiza wumva ijwi ry'Imana kandi ukumvira Imana, ukagarukana amatwi yumva icyo umwuka avugana n'itorero, ukagarukana amatwi wumva icyo Yesu avugana n'abafite amatwi yumva, kuko Yesu yavuze ko hari abantu bafite amatwi ariko batumva. Avuga ko hari n'abantu bafite amaso abona ariko batabona. Ayo maso rero yayandi y'imbere Satani aba yaraje akayica akayangiza. Subirana amaso y'ubwiza mu izina rya Yesu abona neza. Subirana amatwi y'ubwiza yumva neza kandi akumvira Imana. Imana amahoro igumugisha. Noneho ngo wamuhaye gutegeka ibyo waremesheje intoki zawe, wamweguriye ibintu byose ubishyira munsi y'ibirenge bye. Imana yakweguriye buri kimwe cyose, nanjye nyegurira buri kimwe cyose. Ibishyira munsi y'ibirenge byanjye, ibishyira munsi y'ibirenge byawe. Byose Imana yarabitweguriye, ibyo yaremye yabyeguriwe. Ntukumve ko hari abandi yabiremeye ngo wowe bikwime. Umva ko nawe yabikweguriye mu izina rya Yesu, mu kwizera kwawe. Kukwizera kwawe kukumvishe ko bino byose tubona abantu bafite, wumve ko nawe ubifiteho uburenganzira. Noneho numara kumva ko ufite uburenganzira, nawe wabihawe mu buryo bwo mu mwuka, wabihawe mu buryo bwo mu kwizera. Noneho byizere, nutangira kubyizera mu buryo bwo gusenga, utangire kwatura ko bibaye mu izina rya Yesu. Nyagasani Yesu Kristo umukiza n'umucunguzi agumugisha. Tusome imirongo tugiye gusengeramo rero. Tugiye gusengera muri ibi byanditswe. Cyanditswe cya mbere tugiye gusengeramo ni cyanditswe tubona muri Mariko igice cya 9 umurongo wa 23. Handitswe ngo Yesu aramubwira ati, uvuze ngo niba bishoboka byose bishobokera uwizeye. Reka nsubiremo muri uyu murongo. Yesu aramubwira ati, uvuze ngo nimba mbishobora byose bishobokera uwizeye. Urumva ko byose bishobokera uwizeye. Uje hano kuri senga ubaho kutizeye, usenga utizeye, usengerwa utizeye, nta na kimwe gikunda. Ntuzategereze ko kwizera kugusengera ariko kuzagukiza. Ntuzategereze kwizera
k'umukozi w'Imana nkanjye cyangwa se uwundi ari wese ko ariko kuzagukiza. Oya, kwizera kwawe niko kugukiza. Kwizera kwawe niko gutuma ibyo wifuza ko bishoboka. Wa wundi ugusengera we yatura amagambo, we wayizera, yahura na bya bindi ukeneye wayizera, ukabona ibitangaza by'Imana, ukabona imirimo y'Imana. Wa wundi ugusengera cyangwa nge wagusengera, nge ndasenga, noneho ya magambo mvuze yahura na cya kibazo wari ufite, wakwizera ko kivuyeho kigahita kivaho. Cya kindi umvaga ko kidashoboka wakumva ngikozeho mu isengesho, wakwizera ko kigushobokeye kigahita kigushobokera. Yesu rero yabwiye umugabo aramubwira ngo uvuze ngo nimba bishobora, byose bishobokera uwizeye. Nuwizeye gukira indwara kwawe byagushoboka, wakira ari uko wizeye. Akazi wakabona kuko wizeye, ubutunzi wabubona kuko wizeye, urugo warubona kuko wizeye, izo ntambara uri gucamo zahagarara kuko wizeye, ibibazo unyuramo byashira ari uko wizeye. Ibyo ubona bidashoboka, ibyo ngibyo ubona iso atashobora, nyoko atashobora, abavandimwe batashobora, umwana w'umuntu atashobora, ibyo byagushobokera uramutse uzamuye kwizera. Kanseri yakira kuko wizeye. Sida, virusi itera sida yaranduka mu maraso yawe, Imana data ikayihanagura igashira mu maraso yawe kuko wizeye. Ariko kuko utizera, kuko wamenyerejwe yuko idakira, ntiwibuke yuko ari abana b'abantu, ni imbere y'abana b'abantu nibo batayikiza. Ariko iyi Imana ishobora byose yateranyije ingingo zawe, kaziteranyiriza mu nda ya mama wawe, ikazihuza, yahanagura virusi itera sida mu maraso yawe, amaraso yawe agatekana akaba mazima. Imana ishobora byose ntibivuze ngo ubukene ubwo aribwo bwose waba waravukiyemo ukabukuriramo. Wizeye data twese yabugusohoramo, yabukuvanamo, ugahagarara burundu. Uruzingo rwacika, kubyara wabyara wowe utabyara, nta kitashobokera Imana waramutse wizeye. Ubwawe wizeye nta kitagushobokera. Yego, bishobokera uwizeye ku mwana w'umuntu, ariko no ku Mana byose bikayishobokera. Nuvuga ngo rero hari ibintu bibiri. Ugomba kujya imbere y'Imana wizeye ko byose biyishobokera. Ibyananiye, iby'abaganga bananiwe, iby'abo mu isi bananiwe, iby'imiryango yananiwe, ibyo wowe wananiwe, iby'inshuti zawe zananiwe, bigusaba kugira ngo ujye imbere y'Imana wizeye ko iyo biyishobokera. Reka ngaruke rero kuri wowe. Icyo gice cyari igice cy'Imana rurema, uba ugomba kwizera muri ubwo buryo. Nawe mu ruhande rwawe rero usabwa kujya imbere y'Imana wizeye ko ibyucamo bigomba guhagarara, indwara urwaye igomba gukira, ubukene bugomba gushira, intambara urimo zigomba guhagarara, udashidikanya na gace. Kuko gushidikanya mu mutima wawe bibuza Imana gukora. Gushidikanya mu mutima wawe bituma utabona imirimo y'Imana. Gushidikanya mu mutima wawe bituma uhusha umugambi w'Imana. Gushidikanya mu mutima wawe bishobora gutuma wirusha ubwawe, ukizirikaho uburushi kuko wanze kwizera. Zamura ibyiringiro byawe no kwizera. Noneho twinjire mu mavuta yo kurema ibintu. Noneho turongera dusengere muri Yesaya mu gice cyaho cya 48. Yesaya 48. Yesaya igice cya 48 n'umurongo waho wa 7. Yesaya igice cya 48 n'umurongo wa 7 handitswe ngo biremwe nonaha si ibya kera, kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva, kugira ngo utavuga uti nari mbese. Reka nsubire muri iri jambo. Biremwe nonaha si ibya kera,
kugeza uyu munsi ntiwigeze kubyumva kugira ngo utavuga uti nari mbizi. Tugiye gusengera muri iri jambo rivuga ngo biremwe nonaha. Hari ibigomba kuremwa ku buzima bwawe kano kanya mu izina rya Yesu. Hari impyiko igomba kuremwa muri wowe ikaba nzima. Hari igifu kigomba kuremwa muri wowe kikaba kizima. Hari uruhande rwapfuye rwabaye pararize ku buzima bwawe rugomba kuremwa rukaba ruzima. Hari akazi imbere yawe kagomba kuremwa nonaha ukakabona. Hari mariage igomba kuremwa kano kanya ukayibona. Hari umushahara wifuza ugomba kuremwa aka kanya ukawubona. Hari ingendo n'amaviza bigomba kuremwa aka kanya bikabaho. Hari imihamagaro igomba kuremwa kano kanya zikabaho. Hari inzira zigomba kuremwa zo gusohoka mu bibazo ukabisohokamo mu izina rya Yesu. Hari inzira zigomba kuremwa ukabona igishoro cyo wifuza ugacuruza mu izina rya Yesu. Hari business zigiye kuremwa. Hari ubuzima bugiye kuremwa. Nuramuka uhagaze mu kwizera no mu byiringiro biraremeka. Ambara kwizera. Dusoza rero sininda muri murongo noneho sasa Matayo 19:26 hanyuma twite tujya mu mwuka w'amasengesho. Matayo 19:26 handitse ngo ibyo ntibishobokera abantu ariko ku Mana byose birashoboka. Wabyumvise? Yego. Kubw'amashuri make wize hari bitagushobokera, hari nitabashobokera abantu ngo babiguhe. Hari n'akazi abana b'abantu bataguha kubw'amashuri make wize. Ariko ku Mana ibyo bidashobokera abantu, ku Mana birashoboka. Yaguha akazi keza nta mashuri wize ndetse kaguhemba neza. Ku Mana birashoboka. Ku Mana birashoboka ko umukene ahinduka umutunzi. Ku Mana birashoboka ko ingumba zibyara. Ku Mana birashoboka ko umukire ahinduka umukene, uworoheje akahinduka ukomeye, ukomeye agahinduka uworoheje. Ku Mana birashoboka ko sida ikira. Ibyo bitashobokeye abantu, ku Mana birashoboka ko sida ikira. Ku Mana birashoboka ko kurira kwararira umuntu bwaca impundu zikavuga. Ku Mana birashoboka. Ariko kandi bigashobokera na wa wundi wagiye imbere yayo yizeye ko bishoboka. Bigashobokera na wa wundi usenga yizeye ko bikunda. Vana mu kanwa kawe no mu mutima wawe ijambo ntibishoboka. Vana mu mutima wawe no mu kanwa kawe ijambo ntibikunda. Vana mu mutima wawe no mu kanwa kawe ijambo byanze. Vana mu mutima wawe no mu kanwa kawe ijambo rivuga ngo byarananiye. Iryo jambo, ayo magambo yose mvuze uyasibe mu mutima wawe, uyasibe mu kanwa kawe. Ugihe cyose mu kanwa kawe no mu mutima wawe hajya haturuka ijambo rivuga ngo birakunda, birashoboka. Ahubwo ibyo ubona bitarashoboka wumve ko ari ikibazo cy'igihe. Wumve ko ari ikibazo cy'igihe. Nibishoboka ko umwana cyangwa se nibishoboka ko umuntu yaterwa inda uwo munsi, umugore yaterwa inda uwo munsi ngo ahita anabyara. Hari process, hari ikibazo cy'igihe umwana bagomba kuvukiramo. None rero nawe ntukumve ko ibintu kuba kano kanya ntacyo ufite ntibivuze ko ntacyo uzabona. Kuba kano kanya uri mu bukode ntibivuze ko utazubaka inzu. Kuba kano kanya uri umukene ntibivuze ko uri umukene w'ibihe byose. Ntibivuze ko uzakomeza kuba umukene. Uri umukire. Ni ikibazo cy'igihe. Kuba kano kanya urwaye ntibivuze ko utakira. Ni ikibazo cy'igihe uraza gukira. Kuba kano kanya utarakora ubukwe ntibivuze ko utazabukora. Ni ikibazo cy'igihe uzabukora. Kuba kano kanya uhembwa umushahara muto ntibivuze ko utahembwa umushahara munini. Ni ikibazo cy'igihe. Uzagira gute? Uzawubona, uzawugeraho. Kuba kano ibyo wifuza byose ntukumve yuko byanze. Ntukumve yuko byananiranye. Nta na kimwe cyananiranye imbere yawe.
ni ikibazo cy'igihe, igihe cyacyo nikigera icyo ubona bamwe bibeshye na bya bindi abantu babona ko byakunaniye mu mutima wawe, ntukemeranye nabo ko byakunaniye. Ni ikibazo cy'igihe uzabishobora. Zopetese kiriya horiya. Reka dusenga Imana, reka duhamagara Imana, tugiye kurema ibitari biriho. Data, mu izina rya Yesu Kristo, wowe wabambwe ugapfa ukazuka, tuje mu ijambo ryawe, tuje imbere y'amaso yawe. Mbere ya byose duhamagaye amaraso y'umwana w'Imana, ayabaye impongano y'ibyaha byacu. Aya maraso agaragare kuri uyu muntu uje kuri Senga Ubohoke. Aya maraso angaragareho, agaragare no kuje kuri Senga Ubohoke. Uyu wese wumvise iri jambo, amaraso yawe amugaragareho. Uwiteka umucamanza w'ukuri, iyo utubonye amaraso utwita ukiranutse. Urakoze ko amaraso yawe atugaragayeho. Amaraso ya Yesu agaragaye ku izina ryanjye, agaragaye ku izina ry'uyu muntu, agaragaye ku buzima bw'uyu muntu, agaragaye ku bugingo bwanjye, agaragaye ku bugingo bw'uyu muntu. Mu izina rya Yesu, aya maraso akigaragara ku bugingo bw'uyu muntu ariyo maraso ya Yesu Kristo, akaba ari nayo maraso yera kandi ataragaragayemo gukiranirwa, akaba ngaragayeho. Tuje imbere y'amaso yawe. Ijambo ryawe ryavuze ngo umuntu ni iki kumugenderera. Turagushimiye kugendereye uyu muntu uje kuri Senga Ubohoke. Turagushimiye kugendereye uyu muntu wumvira ijwi. Turagushimiye ko wangendereye, turagushimiye ko watugendereye, turagushimiye kutwibutse ijambo rivuze yuko waturemye hakaburaho hato tukenda kumera nkawe. Warakoze ko waturemye haburaho hato twenda kumera nkawe, kuko rero waturemye hakaburaho hato tukenda kumera nkawe. Waduhaye akanwa nk'ako ufite, uduha ururimi nk'urwo ufite, uduha ijwi nk'iryo ufite mu irema ryawe. Maze Mwami uravuga ngo habeho umucyo, umucyo ako kanyubaho. Maze urema umuntu mu ishusho asa nawe, umuha gutwara ibyo waremye ubiremesheje ijambo ryawe, ubishyira munsi y'ibirenge bye. Mu izina rya Yesu, ibyo wadushyize munsi y'ibirenge ukabiduha kubitwara, bya bindi waremye. Mu izina rya Yesu Kristo, ibitagaragara kano kanya imbere y'uyu muntu, imbere y'uyu mugabo, imbere y'uyu musore, imbere y'uyu mukobwa uri kumva Senga Ubohoke, uri hano hantu, uri kuri uyu muyoboro, ibyo atabona ko bitariho, turatura ngo mu izina rya Yesu Kristo aka kanya bibeho, bibeho, bibeho. Akazi kabeho, akabone mu izina rya Yesu. Umushahara munini awubone, uwatabonesha amaso ye kano kanya turawurema, turarema uyu mushahara mu izina rya Yesu. Ijambo rye ryavuze ngo biremwe nonaha. Turemye umushahara munini mu izina rya Yesu, turemye akazi keza mu izina rya Yesu, turemye mariage mu izina rya Yesu, turemye ubukwe mu izina rya Yesu, turemye amafaranga mu izina rya Yesu, turemye inzu mu izina rya Yesu, turemye ingendo mu izina rya Yesu, turemye visa kubazikeneye mu izina rya Yesu, turemye urushako kuba rushaka mu izina rya Yesu, turemye ubuzima kuba bubuze mu izina rya Yesu, turemye ingingo nzima kuba ufite ingingo zirwaye kano kanya mu izina rya Yesu, turarema igifu kizima ku murwayi w'igifu mu izina rya Yesu, turarema amaso mazima ku murwayi w'amaso mu izina rya Yesu, turarema imbavu nzima, umugongo muzima, mu nda hazima ku muntu ufite mu nda hatari hazima mu izina rya Yesu, turarema umugongo muzima ku muntu udafite umugongo muzima mu izina rya Yesu, turarema mu mbaraga z'umwuka wera mu izina rya Yesu, turarema icyubahiro kuba ruriho igisuzuguriro mu izina rya Yesu, turarema igikundiro kuba ruriho icyangiro mu izina rya Yesu, umwana w'Imana nzima. Turemye ibitari biriho Mwami, bitari biriho uyu muntu nta gikundiro yari afite, uyu muntu nta mahirwe yari afite, turarema amahirwe kuri uyu muntu, turarema igikundiro kuri uyu muntu mu izina rya Yesu. Bibaye nonaha kuko ijambo rivuga yuko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana bishoboka mu izina rya Yesu. Kuri wowe Mana ihoraho, Mana isumba byose, uyu muntu uramushoboreye ibyari byamunaniye, uyu muntu uramushoboreye ibyo abantu babonaga atashobora, kwa jina la Yesu, kuko handitswe yuko dushobozwa byose nawe Kristo uduha imbaraga. Kubw'uyu muntu birashobotse mu izina rya Yesu, birashobotse, arashyingiwe birashobotse, arashatse birashobotse, akoze ubukwe birashobotse, arabyaye birashobotse, arororotse, aragwiriye birashobotse, abonye umushahara munini, arazamuwe mu ntera birashobotse mu izina rya Yesu Kristo. Viza irabonetse kuri uyu muntu, birashobotse, indwara yararwaye irakize mu izina rya Yesu, birashobotse, virusi itera sida ihanaguwe muri aya maraso mu izina rya Yesu Kristo,
birashobotse. Umuvuduko urarandutse muri uyu mubiri mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima. Birashobotse. Diabete ni kanseri n'ibibyimba byo mu nda biranyunyutse bisohowe muri uyu mubiri mu izina rya Yesu Kristo. Na nyir'umubiri ahawe ubuzima kandi ahawe kugubwa neza, kuko ijambo ryavuze yuko byose bishobokera uwizeye. Ndatura kugira ngo uwizeye iby'iri sengesho turimo turasenga, uwizeye kano kanya, uwizeye kano kanya ahabwe gukira indwara ye, ahabwe akazi kazima, ahabwe promotion, ahabwe igitangaza cye, ahabwe icyo agukeneyeho, ahabwe icyo akwifuzaho. Izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana nzima, kuko mwami ahashize twasenye imirimo y'umwanzi, turandura ibyo yabibye byose. Niyo mpamvu mwami twatuye kugira ngo ibyiza bimanuke mu buzima bw'uyu muntu, bisore mu buzima bw'uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo. Ibyiza byose bituruka mu ijuru, ibyiza byose Imana yaremye ikabizana hano mu isi, ibyashyizwe munsi y'ibirenge by'uyu mugabo, ibyashyizwe munsi y'ibirenge by'uyu mukobwa, ibyashyizwe munsi y'ibirenge by'uyu mugore, ibyashyizwe munsi y'ibirenge bya buri wese waje kuri senga ubohoka, ibyashyizwe munsi y'ibirenge bye abibone mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo yari yarahishwe n'umwanzi, ijambo rivuga yuko uzada ubutunzi buri ahantu hiherereye ho mu mwijima, n'ibintu biri ahantu hishe mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo yari yarahishwe biri mu mwijima, ibyo yari yarahishwe n'abapfumu n'abakonikoni n'abarozi n'abana bo mu muri, mu izina rya Yesu birahishuwe. Arabibonye mu izina rya Yesu, arabibonye mu izina rya Yesu. Iyi migisha arayibonye mu izina rya Yesu, iyi migisha arayibonye mu izina rya Yesu, iyi migisha ndayibonye nanjye mu izina rya Yesu, iyi migisha ndayibonye mu izina rya Yesu. Ibyiza birabonetse mu izina rya Yesu. Urakoze mwami ko ibyiza byose wari warateguriye buri wese wo muri twabibonye. Amashimwe n'icyubahiro n'ikuzo bigugarukire mu ijuru no mu isi, ni mu izina ry'uwambwe agapfa kazuka dusenze twizeye, amina amina. Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi Imana y'amahoro kugirire neza. Ubaye ari ubwa mbere waruje kuri iyi senga ubohoke, dukandire subscribe. Noneho wiba umunyabugugu, wikumva ngo ubiceceke, bisangize abandi. Iri sengesho n'iki cyigisho niba bigufashije, wabishyira kuri status yawe, wabiha abantu bawe kuri WhatsApp, kugira ngo we kuba umunyabugugu. Noneho nk'uko ufashijwe nawe utange icyo kigufashije, ucyoherereza abandi nabo bafashwe. Uraba ukoze umurimo mwiza wo waremewe. Ntitukabe abanyabugugu. Wagishyira kuri status yawe, rino sengesho warishyira kuri status yawe, warishyira muri magurupe ya WhatsApp ubamo, ukabutanza ubutumwa bwiza, ukabukwirakwije ubutumwa bwiza, ukaburamiye imitima ya benshi, ukabukijije ubugingo bwa benshi. Bikore. Imana iguhe umugisha, Imana ikugirire neza. Shalom shalom.